inzira y'ukuri ni ukwizera uwabambwe ari we Kristo. niwe rembo ryiza ritwinjiza mu bwami bw'ijuru. icya gatatu ni ibibazo byawe. yes, ibibazo byawe ubifata ngo ubishyire ku mutwe w'undi muntu. uko uvuga ibibazo byawe ugenda ubivuga aho ugeze hose, utekereza yuko abo bibwira bakwitayeho. oya, ntabwo bakwitayeho, ahubwo ukomeza kuvuga ibibazo byawe bivaho bagusuzugura, bagufata nk'umuntu uciriritse. nanone uko wafatwaga muri sosiyete bigasa n'ibihindutse. burya ibintu byinshi bituma umuntu atakaza agaciro ni ukuvuga ibintu udafitiye gihamya. mu kindi kinyarwanda, gushusha inkuru y'inshuti cyangwa se undi muntu, ariko nanone ibyo wavuze ukaba utabifitiye gihamya. nahawe rero, mbere yo kuvuga inkuru, manza umenye iyi nkuru ngiye kuvuga ese koko ni ukuri. yes, shalom, tubahaye ikaze nanone mwese mudahwema gukurikira ibiganiro ducisha kuri Miheto TV. njyewe rero nk'ibisanzwe ndi Miheto Marcel, nkaba ngarutse mu kiganiro gisha, ikiganiro cyiza cyane. reka rero dufate uyu mwanya dushimire wowe udahwema kubana natwe. nibyo igiciro cyinshi kuba tugufite. amahirwe n'imigisha rero abane nawe. reka rero dutangire dusenga tudatinze, ubundi duhite twinjira mu kiganiro. ndashaka kugira ngo ikiganiro cy'uyu munsi kikubere cyiza kuruta ibindi biganiro byose. yego, n'ibindi twakoze ni byiza, ariko ndashaka kugira ngo ikiganiro cy'uyu munsi kize kukubera cyiza ku buryo bukomeye. yes, reka rero dutangire twiragiza Imana nk'ibisanzwe, kuko burya Imana yakagombye kuba nyambere, yakagombye kuza ari iya mbere mu byo dukora byose bya buri munsi. kuko iyo wiragije Imana mu bintu byose ugiye gukora, nta kabuza Imana ibiha umugisha. yes, turagushimye Data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye neza n'ubuntu bwawe, tugushimiye kubw'urukundo rwawe rwinshi udahwema kutugaragariza. tugushimiye uburyo udahwema kutwitaho, kuturinda no kutugirira neza. izina ryawe rihabwe icubahiro. Data wa twese uri mu ijuru, Mana ikomeye, Mana igira neza, reka imbaraga zawe zibane natwe, reka ubuntu bwawe bugendane natwe. Uwiteka nyagura ku ngoma, wohereze b'abamarayika bawe batacumuye baze babane natwe muri iki kiganiro. Uwiteka ndakwinginze kugira ngo umuntu wese uzumva iki kiganiro kizagire aho kimukura n'aho kimugeza, kizagire icyo kimubarira mu buzima bwe bwa buri munsi. Uwiteka ndakwinginze kugira ngo uhe umugisha umuntu wese wafashe umwanya agakora subscribe, uwo wese udahwema kudusengera, natwe niko tumusengera amanywa n'ijoro. bana natwe kandi ugendane natwe mu buzima bwacu bwa buri munsi. reka ubwiza bwawe n'imbaraga zawe bigendane natwe kandi bibane natwe. Uwiteka nyagura ku ngoma, ijambo ryawe ryarambwiye ngo musabe muzahabwa, kandi mukomange muzugururirwa. niyo mpamvu nanjye nzamuye isengesho ngusaba nakwinginga kugira ngo ujye ubana na buri wese udukurikira, udutera inkunga, udusengera. Uwiteka nyagura ku ngoma, umuhe umugisha. bana natwe muri iki kiganiro n'iminsi yose, nibyo duseze twizeye mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, amen. yes, shalom rero bantu b'Imana, izina ry'Imana rihabwa icubahiro. impamvu nkunda buri gihe gutangiza ikiganiro n'isengesho nuko wiragije Imana. iyo ibintu byawe byose biragije Imana, nta kabuza bigenda nk'uko Imana ibishaka kuruta uko bigenda nk'uko wowe ubishaka. ndatekereza byumvikanye neza. twakagombye kubaho mu buntu bw'Imana no mu bushake bw'Imana. iteka iyo ubaye ushaka kugenda nk'uko wifuza kuruta uko Imana yifuza uko ugenda, icyo gihe ntabwo urugendo rwawe ruba rwiza, ariko ntunagera aho ushaka kugera. kuko burya iyo ubayeho mu bushake bw'Imana biba byiza kurutaho uko wabaho mu bushake bwawe. kuko iyo ubayeho mu bushake bw'Imana, Imana niyo igukoresha n'imenyera ikigukwiriye. yes, byumvikane neza. niyo mpamvu ibyo dukora byose Imana twakagombye kuyigira iya mbere. kuko burya icyo ukora cyose, niba umugambi ari uw'Imana, nanone Imana izazanamo izindi mbaraga, izaha umugisha imirimo y'amaboko yawe.
kuko ibyo uri gukora Imana nayo ibifitemo umugabane, ariyo ifite inyungu nyinshi ku byo wowe ukora. Niba rero ufite bizinesi, ibyo ukora byose ukabishyiramo Imana, nta kabuza bizagenda neza. Reka rero tudatinze twinjire mu kiganiro. Wakwibaza uti uyu munsi tugiye kuganira kuki? Uyu munsi nakuzaniye ibintu 10. Ngiye kukubwira ibintu 10 usabwa mu buzima bwawe bwa buri munsi kugira ibanga. Abantu benshi bishwe no kutagira ibanga. Mugenzi wawe akakubitsa ibanga, ejo akarisanga hariya. Ibyo ntabwo bikwiriye nk'umwana w'Imana. Nanone uko ushyira ubuzima bwawe hanze, uko utagira ibanga, niko bikugiraho ingaruka. Kuzaniye rero ibintu 10 mu buzima bwawe bwa buri munsi. Niba ushaka kugendana n'Imana, niba ushaka kuba umuntu ukundwa n'abantu n'Imana, kuzaniye ibintu 10 ugomba kugira ibanga. Ibintu 10 utagomba kuvugira ahantu ahariho hose. Uba uri umukene, uba uri umukire, uba usenga, uba udasenga, ibi bintu 10 nubifata ukabikurikizaho, nta kabuza bizakugirira akamaro kandi bizakubaka mu buzima bwawe bwa buri munsi. Tudatinze rero, ikintu cya mbere usabwa kugira ibanga ni amafaranga winjiza ku kwezi, cyangwa se amafaranga winjiza ku mwaka, cyangwa se amafaranga winjiza avuye ku mirimo y'amaboko yawe. Ni kenshi uzasanga umuntu ageze mu ruhame rw'abantu agashaka kugaragaza umubare w'amafaranga yinjiza. Ibyo bintu rero akenshi ntabwo bikubaka, ahubwo biragusenya. Impamvu ya mbere ni iyi: ushobora kuvuga amafaranga winjiza ku kwezi utekereza ko nuyavuga bari buze kugwicubahiro kuko ari amafaranga menshi, ugasanga abantu urimo urabibwira bo amafaranga uvuze winjiza siyo batekerezaga. Bivuze iki rero? Bivuze ko azahita agufata ukundi yagufataga. Icyo ni cya mbere. Kabiri, ushobora kuvuga amafaranga winjiza ku kwezi bigatuma ugira abanzi benshi. Wa muntu ukurwanya akavuga ati nari nzi ko ahembwa ibihumbi 10 none ahembwa ibihumbi 20. Icyo gihe agatangira kukurwanya no kukugirira ishari. Akenshi umuntu ntabwo azakugirira ishari atabanje kukumenya ngo amenye ubayeho ute. Iyo umuntu yamaze kumenya amafaranga winjiza ku kwezi, kukugirira ishari no kukurwanya biramworohera, kuko abazi ko we nashora, niba uhembwa ibihumbi 100 agashoramo ibihumbi 200, byanjye bikunde azakurwanya kandi agutsinde. Bivuze iki rero? Rinda ibanga ryawe, wirinde kubwira abantu abo ari bo bose amafaranga winjiza ku kwezi. Icya kabiri, ikijyanye ugomba kwirinda kuvuga aho uri hose, aho ugeze hose, nicyo bita urukundo. Iyo mvuze urukundo rero mba mvuze kwa kundi uri umusore ufite umukunzi mukundana, si byiza kugenda ubyamamaza inzira yose, kuko uko ugenda ubyamamaza inzira yose ukavuga uburyo wahuye n'umukobwa, ukavuga icyo umukundira, ukavuga icyo agukundira, hari uri ku ruhande nawe wifuje uwo mukobwa, ku buryo byoroshye cyane kuba yakoresha ya strategy wamubwiye akaba ashobora kwegukana umukunzi wawe. Icyo ni cya mbere. Kabiri, biroroshye cyane kuba yamaze kumenya urukundo rwawe uburyo rubayeho, uburyo rusavayivinga, bikamworohera cyane kuba ashobora kurusenya. Kuko njye ntakubwiye ko nkundana n'umukobwa runaka, sinkubwire icyo dupfa, cyangwa niba twagiranye ibibazo sinkubwire ikibazo twagiranye, ntabwo byakorohera cyane kujya kunteranya. Ariko niyo nkubwiye ngo umukozi wanjye twapfuye iki, icyo ngicyo kizaba ikintu, intwaro uzakoresha, wa muntu azakoresha kurwanya. Kuko niba ubwiye umuntu uti njyewe umukozi wanjye twapfuye yuko yambwiye ngo mugure iki sinakimugurira, byoroshye cyane wa wundi kugenda yitwaje cya kintu wakagombye kuba waraguriye umukunzi wawe mwapfuye kugira ngo abashe kugira gute, abashe kumwegukana. Nanone byoroshye cyane kuba yagusenya kuko azi amakuru yerekeranye n'ibijyanye n'urukundo rwawe. Even no mu rugo gira ibanga. Si ngombwa ngo utongane n'umugabo wawe buke mu gitondo ugere ku kazi, ugere babandi ubwira icyo upfa n'umugabo wawe, icyo upfa n'umugore wawe, byoroshye cyane kugusenyera urukundo rwawe rugasenyuka burundu. Icya gatatu ni ibibazo byawe. Yes, ibibazo byawe ubifata ngo ubishyire ku mutwe w'undi muntu. Uko uvuga ibibazo byawe ugenda ubivuga aho ugeze hose, utekereza yuko abo bibwira bakwitayeho. Oya,
ntabwo bakwitayeho, ahubwo ukomeza kuvuga ibibazo byawe bivaho bagusuzugura, bagufata nk'umuntu uciriritse. Nanone uko wafatwaga muri sosiyete bigasa n'ibihindutse. byumvikane ko rero atari byiza ko wagira gute, atari byiza ko ugenda uvuga ibanga ryawe, ibibazo byawe aho ugeze hose. icya kane twavuga ni ibijyanye n'ibanga ryawe. Yes, hari ibanga wowe wibitseho. ni ukuvuga rero uko ugenda uvuga ibanga ryawe, urishyira hanze, ubivuga ubishyira hanze, byorohera umuntu cyane kuba ashobora kukurwanya kubera ko yamenye ibanga ryawe. Gerageza rero ibanga ryawe ribe ryawe, kuko uwo wizeye ko ugiye kumubwira ibanga ryawe utekereza ko azarikubikira, uko wowe ubwawe utabashe kwibikira ibanga ryawe, ni nako nawe atazabasha kurikubikira. bizoroha cyane kuba ashobora kugusenya. byumvikane rero, bika ibanga ryawe. uko wowe wishyira hanze byorohera undi muntu cyane nawe kugushyira hanze. uko utigiriye ibanga nanone byorohera undi. uko wowe utabasha kwigirira ibanga ni nako n'undi muntu atagira gute, atakubikira ibanga. wowe rero iga kwibikira ibanga. Yes, ni kenshi nawe urabizi ibindi ndimo ndakubwira. uzarebe hari ikintu uvuga ryari ibanga ryawe, utekereza ko ukibwiye akwitayeho, ariko ahubwo bikaba impamvu nziza yo kugira ngo abashe kugusenya. ikindi rero, niba ikintu ugomba kugira ibanga, ni ibanga ryawe, ugomba kugira ibanga ryawe. ikintu ugomba kutashyira ku karubanda, ku mugaragaro, cyangwa se ku bindi ugomba kugira ibanga, ni ukugira ibanga wabikijwe n'inshuti. Yes, ni kenshi uzasanga umuntu akubikije inshuti ibanga. burya umuntu ukubikije ibanga aba akubikije ibanga kuko agukunda kandi kuba akwizeye. hari abantu benshi hano ku isi uzabona, cyangwa mu buzima tubayemo, basenywe no kuba batarabitse ibanga babikijwe n'inshuti. burya umuntu ukubikije ibanga aba agize gute, aba agukunda. byumvikane ko rero fata umwanya wawe witekerezeho, niba utajya kugira ibanga ry'umuntu wakubikije ibanga rye, ubwo ufite ikibazo. fata umwanya rero ugerageze ubike ibanga ryawe, cyangwa se ibanga ry'inshuti. reka tunyarukire ku kintu cya gatandatu usabwa kugira ibanga: inzozi zawe. ni kenshi uzasanga umuntu yagize inzozi twavuga inzozi cyangwa se ibyo wifuza kugeraho. Yes, hari inzozi, hari ibyo wifuza kugeraho. ushobora ukarota ikintu. Remember, umugabo twemera muri Bibiliya ukomeye witwa Yosefu wabayeho, wibuke ko yigeze kugira inzozi, yumva ko ari byiza kuzisangiza abavandimwe be, ariko wibuke ibyamubayeho ku buryo byamugejeje muri gereza, nubwo byabaye inzira yo kumugeza ku cyo Imana yaramuvuzeho. kuko niwe wivugiye rimwe muri Bibiliya avuga ko atari abavandimwe we cyangwa undi muntu wamwohereje muri Egiputa kugira ngo ajye kuba umucakara, ahubwo we yemeza ko ari Imana yabikoze binyujije muri bya bintu byose. ariko wibuke ibyo byose kwangwa n'abavandimwe we byaturutse kuko yababwiye inzozi ze. biragusaba rero kugira ibanga ry'inzozi urota cyangwa se ibyo wifuza kugeraho. urasabwa kubigira ibanga. nubishyira hanze bizavaho ugira abanzi benshi, kandi uzaba utekereza ko wabibwiye aribwo bari buveho bagukunda cyangwa se bagutinya, ahubwo biveho wowe ubwawe wikururira abanzi. ikintu cya karindwi tugiye kuvugaho ni intege nke zawe cyangwa se imbaraga nkeya zawe. ni ukuvuga, ni kenshi uzumva ko nubwira umuntu imbaraga nke zawe ari bugusapotinge, ari bugushyigikire, ari bugutere inkunga, ariko siko biri. uko rero ugenda uvuga imbaraga nke zawe aho ziri, purize urimo urikururira kwangwa n'abantu, nanone no kugambanirwa. reka nk'urugero, niba ugaragaje intege nke zawe ziri, byorohera umuntu wo kukurwanya kuba ashobora kugutsinda, kuko arwana akubita hahandi hari imbaraga nkeya zawe. umuntu wamaze kumenya imbaraga zawe nkeya rero
kukurwanya akagutsinda ni ibintu byoroshye cyane, aho mvugira aha rwose ni ibintu bimworohera kukurwanya akaba ashobora kugutsinda. Reka tunyarukire ku kintu cya munane, ni ibitekerezo byawe. Iyo mvuze ibitekerezo byawe ni ubyumve neza, imishinga mishya ufite. Ruvuga ngo ibitekerezo byawe bishya ni kwa kundi imishinga. Reka nk'urugero rufatika impamvu ugomba kubigira ibanga. Wowe ushobora kuba uri kuvuga utoke, njyewe ndi mu mashuri, reka dufate urugero ku munyeshuri, nisoza amasomo nzakora iyi business ABCD, that is your plan. Iyo ni plan yawe. Uko rero ubibwira umuntu ushobora kubibwira umuntu ugusumbya n'amafaranga, bwaca mu gitondo wa mushinga wavuze, bya bitekerezo byawe bishya wamubwiye utekereza ko ari inshuti, ugasanga we yahise abishyira mu bikorwa kuko we afite ubushobozi. Urasabwa rero kugira ibanga mu bitekerezo byawe bisha, muri gahunda zawe nshyashya wifuza gukora. Icya cyenda turi buze kuvuga, rinda, gira ibanga ibyo wagezeho. Ni kenshi uzasanga umuntu yumva ko kuba hari ibintu yagezeho nabivuga akabigaragaza mu ruhame bizorohera abantu kumutinya, bizatuma bamwubaha. Oya, ahubwo kugenda ugaragaza ibyo wagezeho, ugenda wikurura abanzi benshi. Nanone hari abakuvaho babona ko mutakiri mu rwego rumwe, ukabona waguze imodoka, uri gupostinga status, yes, ukabona achievement yose wagize washize kuri status. Biriya bintu si byiza, ahubwo wowe fata umwanya wawe witekereza, uvuga ute hari ibyo nagezeho. Niwe ugomba kubimenya, kubisharinga abandi bantu ntacyo biba bizakugezaho. Ni ukuvuga rero mu bintu nabyo usabwa kugira ibanga, rinda ibyo wagezeho, wirinde kubisharinga ahantu, kubikwirakwiza ahantu hatari ngombwa. Ibi bintu nubikurikiza bizatuma ubuzima bwawe bugenda neza ku munsi ku wundi. Icya 10 ni ukugira ibanga amakuru udafitiye gihamya. Burya ibintu byinshi bituma umuntu atakaza agaciro ni ukuvuga ibintu udafitiye gihamya. Mu kindi kinyarwanda, gushusha inkuru y'inshuti cyangwa se undi muntu, ariko nanone ibyo wavuze ukaba utabifitiye gihamya. Nahawe rero, mbere yo kuvuga inkuru, manza umenye iyi nkuru ngiye kuvuga, ese koko ni ukuri, ese koko nabibonesheje amaso yanjye. Nanone wongere wibuke ko nubwo wabibonesheje amaso, hari ibintu ugomba kugira ibanga wowe muri wowe, ubigira ibanga. Si ngombwa kujya kuvuga ibintu utahagazeho. Uko uvuga ibintu utahagazeho, ibintu udafitiye gihamya, ibyo bigutakariza icyubahiro, bigutakariza ubusabane wari ufitanye n'abandi na bagenzi bawe. Byumvikane neza, ibi byari ibintu 10 usabwa, ni ibintu 10 usabwa kugira ibanga mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ikindi nakongeraho ni iki, usanga kenshi abantu ibi bintu batabyitaho, ariko nanone iyo ubyitayeho ukabiha agaciro biragufasha. Nk'uko mbikubwiye, Yosefu byamubayeho bituma abavandimwe be bagira gute, bamugambanira. Kubera iki? Kubera ko atabashe kugira ibanga ry'inzozi. No mu buzima busanzwe ugenda mubibona, kumva ngo umuntu ngo yangambaniye. Nta muntu ushobora kukugambanira atabashe kumenya weakness zawe. Nta muntu ushobora kukugambanira atabashe kumenya intege nkeya zawe aho ziri. Nta muntu ushobora kukugambanira atamaze kumenya amafaranga winjiza ku kwezi. Nta muntu ushobora kukugambanira atabanje kumenya bya bindi byose. Niyo mpamvu rero nkubwira wowe unkurikira umunsi ku wundi, wowe ubana nanjye, wowe ubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi, iga kugira ibanga. Kuko niwiga kugira ibanga bizagufasha gutera imbere, bizagufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi, umunsi ku wundi. Yes, ni ukuvuga muri ubu buzima rero, abantu nk'abo batagira ibanga akenshi usanga baba batarisobanukiwe, batazi neza intego yabo. Ariko iyo umaze kwisobanukirwa, uba ugomba kumenya ko atari ngombwa kuvuga amabanga y'inshuti. Ibanga ryawe biba bigomba, ntabwo mvuze ibi ngibi, niba mvuze ibanga ntabwo mvuze ngo wowe mugabo uzahisha umugore wawe. Oya, mubyumve neza. Hari niba uri umugabo, kugira ibyo usharinga n'umugore wawe, niba muri umuryango it's okay, ariko nugera muri societe, please iga kugira ibanga. Ibi bintu rero ko ari 10, nubigira ibanga mu buzima bwawe, ubuzima bwawe buzahinduka kandi bugende bumeze neza.
n'uzakurwanya ntabwo azabasha kugutsinda. Yesu, by'umwihariko rero reka tubashimire wowe urebye iki kiganiro ukakigeza ku musozo. Ni iby'igiciro kandi wumve ko tugukunda kandi tuguhoza ku mutima. yewe wakugezagaho iki kiganiro nitwa Miheto Marcel. Reka nkurarikire gukomeza gukunda ibiganiro byacu, ariko nanone niba utarakora subscribe ubucyo gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bihita bikugeraho. Ukora subscribe ugakora notification ku nzogera, tukimara gushyiraho ikiganiro gihita kikugeraho ako kanya. Reka rero by'umwihariko mbashimire mwe mwese mudahwema kutwereka ko mudukunda. Naho ubutaha. Ikindi ni byiza ko mutugira inama niba uburyo dukoramo ibiganiro bubafasha, niba hari icyo twahindura, inama zanyu zirakenewe. Naho ubutaha rero, caho naho mu kiganiro cy'ubutaha. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe kandi turabakunda cyane.